Nitwa Kiyosaki, mfite data umbyara w'umukene ariko wize, akaba ari na dogiteri. Naho undi mwana mugenzi wanjye we afite sevize primaire gusa ariko ni rwiyemezamirimo w'umukire. Data yahoraga ambwira ati, mwana wanjye ugomba kuziga kaminuza nkanjye hanyuma ukabona akazi keza. Yizeraga ko kwiga cyane ukabona akazi keza ari byo umuntu akwiye guharanira, ariko njye ngahora mwumva n'amaganya y'ubukene n'ibibazo. Nk'uko igitabo cyitwa Data ukize Data ukennye, nibyo natwe bitubaho kenshi tukagirira n'abo twigisha tutabigambiriye ahubwo tubiterwa n'ubutamenya. Data w'umukene abona yuko ishuri ari rwo rufunguzo rw'ubukire. Ni dogiteri ariko ahora aganya amadeni n'ubukungu butifashe neza. Yamaze kwiheba ko atazigera akira, ariko akihumuriza ambwira yuko ishema umuntu ahabwa no kwiga riruta kure amafaranga. Imyumvire ya data w'umukene ku bijyanye n'amafaranga yari ugukora cyane hanyuma ukabona ayo kwishyura y'imyenda. Maze kugira imyaka 9 njyana na mugenzi wanjye kwa se w'umukire, ariko mpabonera amasomo atandukanye cyane n'aya data w'umukene. Bityo mba ngize ba data babiri, umwe ukize n'undi ukennye. Kwa data w'umukire niho nigiye kwirinda kuvuga ngo sinabibasha cyangwa se sinabigeraho, ahubwo ni gute nabigeraho. Ayo masomo yose nakuye kwa data w'umukire, nza kubona yuko inama ze ziruta cyane iza data umbyara w'umukene. Kugira aba data babiri ni ikintu cyamfashije cyane gutandukanya imyumvire y'abo bagabo bombi ku bijyanye no gukora cyane, kwiga se, kwizigamira hamwe n'ishoramari. Ibiganiro birebire nagiranye na data ukize byanyigishije byinshi, ariko iby'ingenzi yashakaga ko nsobanukirwa kandi nanjye nifuza ko namwe mwasobanukirwa ni ibi ngibi. Ni ugusobanukirwa neza aya magambo: assets na liabilities. Aya ni amaterime akoreshwa muri kontabilite cyangwa se icungamutungo, ariko reka twibagize gato ibyo twize mu ishuri hanyuma dukurikire isomo rya data w'umukire. Assets zigomba kuba ibikwinjiriza amafaranga, naho liabilities ni ibigutwara amafaranga cyangwa se expenses. Data w'umukire yanyigishije ko impamvu abakire bakira cyane baha agaciro ibibazanira amafaranga, gushora imari, naho abakene bo bagaha agaciro ibakuramo amafaranga. Data ambwira ko gutera imbere mu bukungu bisaba kugira ubumenyi buhagije ku bijyanye n'ishoramari, wabishaka utabishaka. Data w'umukire kandi yanampaye andi masomo atandukanye nifuza ko namwe musobanukirwa neza. Isomo rya mbere: itandukaniro hagati ya data ukize na data ukennye. Data ukennye yahoraga aganya agatera abana be kutigirira icyizere atari uko abanze, ahubwo atasobanukiwe ibanga ry'ubukire iryo ari ryo. Ntiyita ku kumenya neza ibyo umwana we ashaka cyangwa se ashoboye, ahubwo akumva yuko kuba nka se, akiga ibyo se yize n'ibindi aribyo bizatuma abasha kwishyura imyenda ye akanezeza bosi ku kazi. Data ukize we yahoraga agerageza kunyigisha kwirinda imvugo zica intege, amaganya no kumva yuko ntashoboye. Yambwiraga kandi yuko mu buzima atari byiza kubaho uri gushyira udufaranga duke mu mufuka wawe hanyuma kuzuza imifuka y'abandi, ahubwo ko ngomba kubicurika nanjye bakuzuza iyanjye mbere. Isomo rya kabiri: data ukize ntakorera amafaranga ahubwo amafaranga aramukorera. Data ukennye yahoraga numva avuga ngo nzarya bike ndyame kare. Ntiyabivugaga kubera ubutwari, ahubwo bwari ubwoba bwo gutinya icyo atazi no kwihangira imirimo. Naho data ukize we yambwiraga ko amahirwe aza rimwe na rimwe mu buzima, bisaba rero kugira ubwenge ukayafatirana hanyuma ukayabyaza umusaruro ushoboka. Noneho twavuga dutya: nzarya byinshi ndyame kare. Isomo rya gatatu: data ukize anyereka akamaro ko kwiga ishoramari. Nyuma y'imyaka myinshi njye na mugenzi wanjye twabashije gutera imbere ku buryo bugaragara bitewe n'amasomo twigishijwe na data ukize. Abana ba data w'umukene bo na make babonye barayarya bagasaba amadeni, niyo bagize igitekerezo yo kugira icyo bakora bahomba bataratangira cyangwa se bagitangira. Data ukize yanyigishije ko atari byiza kugerageza kubaka inzu nta rufatiro rukomeye wabanje gushyiraho. Ni ukuvuga, ntutekereze ibyo gukora ubonye amafaranga, ahubwo utekereza ibyo gukora mbere yayo. Isomo rya kane: reba ibikureba. Data ukize yanyigishije kandi ko umwanya ntakoresha ntekereza uko nanoza neza akazi ka bosi, ngora neza nafata ntekereza uko nakwihangira akanjye kazi. Ibikureba ni ibikwinjiriza, naho ibiguhombya byo ntibikureba. Isomo rya gatanu: korera kumenya
mbere y'amafaranga. Data ukize yanyeretse ko atari byiza kwishimira gukorera amafaranga mbere yo kumenya kuyabyaza andi mafaranga. Twabigereranya no kunezererwa ibiryo biryoshye ariko udashobora kwikoza igikoni. Data ukize yanyigishije kandi yuko ari byiza kugira icyitegererezo, ni ukuvuga umuntu uhora ureberaho. Binyereka ko uretse kuntera umuhate wo gukora bizamfasha no kumva ko niba yarabishoboye nanjye nabishoboye. Nyuma y'aya masomo yose ndagenda nshima kuba naragize badata babiri, umwe ukize n'undi ukennye. Niba ukuntu data ukennye yahoraga ambwira ukuntu mu muryango wabo batita ku bukire ahubwo bari intiti, mu gihe data w'umukire we yashakaga kunyumvisha icyo amafaranga ari cyo n'intego yo kuba uyatunze. Nibuka ukuntu yambwiraga ko umuntu ajya mu ishuri ngo abe dogiteri, enjeniyeri n'ibindi, ariko akaba nta muntu ujya ku ishuri kuba umukire. Data ukize yakundaga kumbwira kwirinda amagambo y'amacantege n'imbaraga zayo mu kutugiraho ingaruka nziza cyangwa mbi. Amagambo ya nyuma navuganye na data ukize yambwiye ko amasomo yanditse muri iki gitabo nta kaminuza n'imwe yigisha. Nagize amahirwe yo kugira data ukize. Niba umufite wumva ibyo akubwira, niba kandi utamufite usome iki gitabo, kirimo inama yangiriye.